nta muntu n'umwe wari uzi ko intambara nk'ingi yazabaho mu buzima bw'isi yose. Nubwo benshi cyane babisomaga mu bitabo cyangwa se muri za Bibiliya bavuga ati isi izagerwaho ibeho intambara zikomeye cyane, ibihugu bishyamirane, intambara ziba umunsi ku munsi. Uyu munsi niko bimeze rero muri Iran ubu ngubu imerewe nabi. Wakibaza ati se iyi ntambara ishobora kuzarangira? Ese irangiye yarangira ryari? Iran ubu ngubu iri mu kaga, iri mu bibazo bikomeye cyane. Amerika yaje muri no ntambara isa nkaho ishaka kwihorera, yitwaje yuko ishaka kurimbura ahakorerwa nucleaire cyangwa se ibitwaro bya kirimbuzi. Ariko ibi ngibi byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane ku baturage cyane cyane batuye muri Iran, haba abana, abagore, abagabo, abasivile ndetse n'abasirikare. Mwagiye mwumva ko intambara yagiye ihitana abantu batandukanye, harimo abayobozi bo mu gisirikare cya Iran ntabwo agiye irebera kuko yatangiye nayo kohereza ibitero bikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati, ariho nabo bagiye nyine abanyamerika ndetse n'abanyayisiraheli bagenda baburiramo ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo byinshi cyane byangirika. Ibi byagiye nyine bikomeza gukomera kuko byagize ingaruka zikomeye cyane hano ku isi, haba ibura rya peteroli ndetse n'ingendo z'ubucuruzi zagiye zihagarara. Bivuze ngo ibicuruzwa nabyo byagiye nyine bizamuka cyane mu biciro kubera ko bigenda bibura. Muzi neza ko ibintu bijyanye n'ibyambu, ndavuga ibyambu amato acishwamo yazanye ibicuruzwa mu bihugu bitandukanye ndetse arimo na Afurika. Ibyo byambu byinshi cyane byagiye biraswaho ibisasu ndetse byinshi cyane bihagarika ingendo. Ibibuga by'indege bitandukanye nka za Dubai n'ahandi hantu hatandukanye ndetse cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati byagiye bifungwa mu gutwara abantu cyangwa se mu gukora transport. Ibyo byose bigenda bigira ingaruka ku baturage. Iyi ntambara ikomeza gukomera cyane kugeza aho nyine Amerika ndetse na Iran bikumvikana bibi bibazo. Ariko mu minsi ishize hagiye hatambuka amakuru avuga yuko Amerika na Iran biri gutegura ibiganiro by'uburyo byarangiza iyi ntambara ikaba yarangira, kuko iyi ntambara itarangiye nyaboneka nyine twakomeza kugiramo ibibazo cyane cyane nyine abatuye isi, witaye ku bantu bari gutakariza ubuzima muri Iran, haba abana ndetse n'abakuze. Iyi ntambara nyine ntago ari ya ntambara uvuga ngo ni ingabo ziri bwangikiremo gusa, ahubwo n'umusivira bari kuhagirira ibibazo bikomeye cyane. Ubu muri Iran mwumva ingendo nyinshi cyane zarahagaze, abantu babuze akazi, ibiribwa ni ikibazo, internet yakuweho. Urumva ko ubuzima bw'abaturage bisa nkaho bwahagaze. Ubu umuturage asa nk'uri muri shock cyangwa se ari mu bibazo, ari mu bimwe twita ngo ni kuba umuntu nyine yabuze aho yerekeza cyangwa se ari kubunza imitima. Bari kubaho mu bwoba bukomeye cyane kuko urumva nta namakuru bazi, amakuru menshi cyane nyine acishwa kuri internet kandi iwaba internet isa nk'iyakuweho burundu. Ese wowe iyi ntambara ubona izarangira? Ese yarangira ryari? Ese niki gisabwa kugira ngo nibura iyi ntambara ibe yavaho cyangwa se yahagarara? Kuko murumva yuko uri kugira ibibazo cyane cyangwa se umuturage ari kwangirikiramo, natwe tudasigaye kuko nimba turi abacuruzi cyangwa se dukeneye kugira ibintu dukura ku isoko, ibyo bintu twakuraga ku isoko bikaba biri guhenda, natwe ntago tuzaba tworohewe. Ku bantu rero bari gukora transport cyangwa se barimo barambukiranya imipaka bava mu bihugu bajya mu bindi, nabo byabereye ibibazo bikomeye cyane. Kurumva mwagiye mwumva nka ambasade ya Qatar ikavuga ati twahagaritse cyangwa se nta service turi gutanga. Wagiye wumva ibihugu bitandukanye bivuga ati tugiye kuzana abaturage bacu muri no bihugu nka bya Qatar ndetse na za Dubai n'ahandi hantu hatandukanye. Ibyo nyine bigaragaza yuko isi ititeza umutekano kandi ko abantu bayo bari mu kangaratete. Ibyo byose ni bituma nyine umuturage cyangwa se umusivile aba hadatekanye kandi mu buryo we atagira icyo akora kugira ngo ibyo bintu bibe byahagarara. Ariyo mpamvu twumva rwose iyi ntambara iramutse ihagaze byaba byiza cyane. Wowe ubyumva uti? Wowe urumva ari nk'iye nkunga yawe nk'umusivile wakora kugira ngo nibura iyi ntambara ihagarare? Wagiye wumva abavuga ati umugaba w'ingabo wa Uganda ati njyewe nzemera ndwanire Isiraheli, nzafasha Isiraheli uko byagenda kose. Bivuze ngo icyo gihe wita wumva yuko Iran gifite ibibazo, kandi mu gihe cyose Iran izafite ibibazo nubwo inkambi cyangwa se abasirikare bakambitse ibikorwa bya nucleaire n'ahandi hose Amerika yigaba y'ibitero kugira ngo isenye izo gahunda za Iran. Ariko Iran ntabwo yacitse intege ngo yumve ko ibintu bihagaze cyangwa se ngo ivuge ngo mvuye kwizima, nayo akomeze kwirwanaho. Bivuze ngo Amerika cyangwa se Isiraheli n'indi bihugu byafasha Isiraheli bikomeje gutera Iran, intambara yakomeza kuko Iran ntabwo yakicara.
ntabwo Iran yavuga ati ndayamanitse reka nanjye mve mu ntambara cyangwa se nemere bankorereho ubufindo cyangwa se ntobatobwe. Nawe yakomeza ikarasa ibisasu kuri Amerika, ikarasa ibisasu mu burasirazuba bwo hagati, igahagarika ingendo nk'uko mwagiye mubyumva, byose bigakomeza kugira ingaruka ku muturage cyangwa se ku muntu wese utuye isi. Ibi bintu nyaboneka ntago byoroshye, wowe ntiwicare ngo wumve utuje, wumve nyine ko ibintu byarangiye, wumve ko we nta bisasu biri kugwa iwanyu cyangwa mu gihugu kiwanyu, kuko ibi ngibi rwose ntago byabura kugira ingaruka ku gihugu cyawe ndetse nawe ubwawe, kubera ko ubucuruzi cyangwa se ingendo nyinshi cyane zikorerwa ku isi usanga nka za Dubai cyangwa se nka leta z'Abarabu zifatwa nyine nka pwe abantu bose bagomba gucamo kugira ngo nibura babone uko bagera mu bindi bihugu. Ubucuruzi bwinshi cyane bukomeye ku isi bukorerwamo kiriya gice, bivuze ngo rwose aho wavukagera ibintu bigomba kugiraho ingaruka kuri wowe. Rero bantu musenga mwajya ku mavi rwose tugasengera iyi ntambara igahagarara. Nimba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo cyangwa se indi nyunganizi ukaba wandika muri comment kugira ngo dukomeze gusangira amakuru. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro wa YouTube channel nucikwe no kana subscribe ndetse n'inzu yamenyekanisha kugira ngo inkuru cyangwa se amakuru agezweho ntajye agucika ujye yabona mu ba mbere.